tugeze ku munsi wa kangahe? Tugeze ku munsi wa munani. Dushimira Imana iminsi 7 itambutse, izina ryayo rihimbazwe. Kubera yuko yashimye yuko iyo minsi tubaho kandi amatwi yacu akumva ibyo yumvise n'amaso yacu akareba ibyo twabonye. Rero Imana ihabwa icyubahiro bitewe n'uko yashimye yuko twumva ibyo twumvise, kubera yuko nzi ko hari ibindi byinshi twari bwumve bigatuma dukomwa mu nkokora urugendo rwacu, ariko yari yaratugeneye kumva ibyo twumvise. Niba warateze amatwi ukanabyumva neza, nzi ko ubu ngubu ushima Imana, kandi nubwo byaba atari ko byagenze, uyu munsi Imana iwutwongereye kugira ngo abaronse barusheho kuronka, abatararonse noneho baronke, kugira ngo bigaye ubupfu bagize mu hashize, hanyuma bakoreshe neza igihe basigaje, kugira ngo ahari niba hari ukurokoka, Imana irokore bamwe muri twe. Niyo mpamvu no muri aka kanya tugiye kwiga icyigisho kitari bube kinini, kiri bube gito rwose, bitewe n'amasaha aho ageze, ariko gishobora kuba gitoya mu ngano ariko kibitse amakuru menshi. Yego, ari nayo mpamvu ndarika buri umwe wese kugira ngo abe maso. Yego, tugiye gusoma isomo riri mu Baroma, Abaroma igice cyaho cya 9. Abaroma igice cyaho cya 9 ku murongo wa mbere hari umutwe uvuga ngo Pawulo aterwa agahinda no kutizera kw'Abisirayeli. Pawulo aterwa agahinda no kutizera kw'Abisirayeli. Haranditse ngo, ndavuga ukuri muri Kristo simbeshya, kuko umutima wanjye uhamanya nanjye mu mwuka wera, yuko mfite agahinda kenshi n'umubabaro udatuza mu mutima wanjye. Ndavuga ukuri muri Kristo simbeshya, kuko umutima wanjye uhamanya nanjye mu mwuka wera, yuko mfite agahinda kenshi n'umubabaro udatuza mu mutima wanjye, ndetse nakwiyifuriza kuvumwa no gutandukanywa na Kristo ku bwa bene wacu, ari bo b'umuryango wanjye ku mubiri, kuko ari Abisirayeli, umugabane wabo ukaba uwo guhinduka abana b'Imana no guhabwa icyubahiro n'amasezerano n'amategeko n'imihango yo gukorera Imana. Nibo bakomotse kuri ba sogokuruza, ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri, niwe utegeka byose, niwe Mana ishimwa iteka ryose. Amen. Murongo wa 6. Icyakora si ukugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa, kuko abakomotse kuri Isirayeli atari bo Bisirayeli bose. 7. Kandi kuko ari urubyaro rwa Aburahamu, si cyo kibagira abana be bose, ahubwo yabwiwe ngo kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzakwitirirwa. Ibyo ni ukuvuga yuko abana b'umubiri atari bo bana b'Imana, ahubwo abana b'isezerano nibo bemerwa ko ari urubyaro rwayo. Ku ijambo ry'isezerano ryariri ngo, mu mwaka utaha magingo aya nzaza Sara abyara umuhungu. Kandi si ibyo gusa, ahubwo na Rebeka ubwo yari afite inda atwitswe n'umwe ari we Isaka sogokuruza, nawe yabwiwe ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, nk'uko byanditswe ngo Yakobo naramukunze, naho Esawu naramwanze. Kandi yabibwiwe abana bataravuka kandi batarakora icyiza cyangwa ikibi, ngo iby'Imana yagambiriye itoranya bibeho, bitavuye ku mirimo, ahubwo bivuye kuri yo ihamagara. Nuko tuvuga iki? Imana irakiranirwa ntibikabeho, kubera yuko Pawulo arabizi neza yuko
ubwo avuze kuriya abantu bahise bumva ko Imana ari ingome, kuko yahitiyemo isaha yaremye Esawu ikamwanga, hanyuma igakunda nde? Yakobo. Ndetse ibyo bintu ikaba yarabivuze batarabaho. Ubwo nta kundi Esawu yavukanye umuvumo, Yakobo avukana iki? None Imana irakiranirwa, ntibikabeho. Ibyo waba ubyumvise nk'umuntu. Yesu ashimwe. Ahubwo hari icyo Pawulo yatangiye avuga kimuteye agahinda, nuko ahubwo abari baragenewe uwo mugisha aribo Bisirayeli yavuze ko ndetse bavutsemo Kristo mu mubiri, bakaba abana ba Aburahamu mu mubiri, atewe agahinda nabo kubwo kutizera. Ariko yibuka ko n'ubundi Abisirayeli nyakuri atari abo bo mu mubiri, ahubwo ni abaza kubw'isezerano bataje kubw'umubiri. Turi kumwe? Atangira avuga abaje kubw'umubiri batabonye umugisha kandi baturuka kuri Isirayeli, n'abaje kubw'umubiri ariko biturutse ku isezerano. Iri jambo ndagira ngo muritekerezeho cyane kugira ngo nimuhitemo Imana, kuko yabatoranyije kera isi itararemwa, bitavuye ku kintu icyo ari cyo cyose mwakoze, ikibi cyangwa cyiza. Oya, bitavuye ku kintu icyo ari cyo cyose utekereza cyakozwe, ikibi cyangwa cyiza, gipfa kuba ari umuntu wagikoze, yaba wowe cyangwa butekereza. 15 kuko yabwiye Mose iti nzababarira uwo nzababarira, kandi nzagirira impuhwe nzagirira impuhwe. Nicyo gituma bitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete bigirira, ahubwo biva ku Mana ibabarira. Biturutse mu kubabara kw'Imana, Yesu yaravuze ngo nimanikwa hejuru y'isi nziherezaho abantu bangana iki? Kandi yabaye uwo nguwo uhereye kera kose isi itaragenza gute? Itararemwa. None yababariye nde? Isiga nde? Ibyanditswe byabwiye Farawo biti icyatumye nkwimika ni ukugira ngo nkwerekanireho imbaraga zanjye, kandi ngo izina ryanjye ryamamazwe hose mu isi yose. Nuko ibabarira uwo ishaka, kandi nangira umutima uwo ishaka. None wambaza uti none se ni iki gituma ikomeza kugaya umuntu, kandi wumva wagira ngo niyo igenza gute ibikora? Ega amatwi. None se ni iki gituma ikomeza kugaya umuntu? Ninde wagandira ibyo ishaka? Ariko wa muntu we, urinde ugisha Imana impaka? Mbese icyabumbwe cyabaza uwakibumbye kiti ni iki cyatumye unde mutya? Mbese umubumbyi ntategeka ibumba ngo mu mugoma umwe abumbemo urwabya rumwe rwo gukoresha iby'icyubahiro n'urundi rwo gukoresha ibiteye isoni? Abantu mwaguze ubujerekani, ariko hari ubwo mbona mwajyanye muri tuwarete, ubundi mubushyiramo ayo kunywa, ubundi mubushyiramo ayo gukoresha. Akajerekani kaburana, akari muri toyi gashinzwe kubika amazi yo muri toyi, umurimo wako ni ukuyabika neza. Yego, ariko kunywa kagomba kubika amazi yo kugenza gute? Yo kunywa, kandi gashinzwe kuyabika. Ndetse nako gukoresha nuko. Ntabwo ubujerekani ubwabwo bukwiriye kubazanya ngo kuki ngewe ubu banjyanye muri tuwarete, ngo kagenzi kako kakubwire ngo nyine nyunyira muri tuwarete, ngewe nshinzwe kuzana amata, ngewe banshyiramo ji, ubwo jya mu gishanga wowe kuko uravoma. Ibyo biganiro by'ubujerekani bantu biciriweho iteka, kuko ntabwo agakiza gashingira ku murimo n'uyu n'umwe. Niyo mpamvu abakoresha b'ikoro n'indaya bazabatanga mu bugingo buhoraho, kandi ari mwe mwari mufite ibyera by'Uwiteka mu biganza byanyu. Kubera iki? Mwibwiye ko Uwiteka azashingira ku byo muri gukora cyangwa mwakoze. Urinde wowe ubaza Imana, ariko wa muntu we urinde ugisha Imana impaka. Mbese icyabumbwe cyabaza uwakibumbye kiti ni iki cyatumye unde mutya? Ariko ibi bibabazo birabazwa ntibibazwa? Imana twayifashe nk'akajerekani, ahubwo tuba ari twebwe tuba Imana, ku buryo umuntu ayibaza uko yamugize.
ku buryo n'ibyayo bigishwaho impaka nk'ibitekerezo by'abapagani nk'abantu, kugeza ubwo rwose abantu babihindura bikaba byarahindutse, ukagira ngo koko byarahindutse. Mbese umubumbyi ntategeka ibumba ngo mu mugoma umwe abumbemo urwabya rumwe rwo gukoresha iby'icyubahiro n'urundi rwo gukoresha ibiteye isoni? None se bitwaye iki niba Imana nubwo yashatse kwerekana umujinya wayo no kugaragaza imbaraga zayo, yihanganiranye imbabazi nyinshi inzabya z'umujinya zari zikwiriye kurimbuka? Inzabya z'umujinya zari zikwiriye kurimbuka, bitwaye iki niba Imana yarazihanganyiranye imbabazi ntigenze gute? Ntizirimbure. Kugira ngo yerekanire ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzabya z'imbabazi, Imana ihabwa icyubahiro, kuko yaba aberekaniweho imbabazi nyinshi cyangwa se aberekaniweho umujinya mwinshi, byose Imana ishimwe yuko ari ukugaragaza imbabazi zayo nyinshi. Abari bakwiriye kurimbuka, n'iki cyatumye Imana ibarindira ntibarimbure? Murebe ukuntu Imana yinginze ba Farawo guhera kuri Yozefu. Tega amatwi. Ubundi muribuka igihe Aburahamu yajyaga muri Egiputa? Murabyibuka? Igihe yajyagayo Imana yamujyanyeyo kugira ngo yerekane Imana. Agezeyo bigenza gute? Biramunanira, arabeshya. Igihe yabeshyaga ko Sara ari mushiki we, hanyuma Farawo akamujyana, Imana igahagarika ibintu byose kugeza ubwo abujijwe n'Imana kugira icyo amukoraho. Farawo yabajije Aburahamu ngo ni iki cyatumye ungenza utya? Maze Aburahamu agaragarizwa ko atsinzwe rwose n'Imana. Imana imuha igihano iramubwira ngo ndakubwira yuko urubyaro rwawe ruzagaruka muri iki gihugu rukakimaramo imyaka 430. Teze amatwi. Icyo bagombaga kugaruka gukora nicyo yarananiwe gukora. Rero igihe Yozefu yajyanwagayo kwari ukugira ngo ubwo buhanuzi buzasohozwe. Icyo ni kimwe cya kabiri, kwari no kugira ngo azakore y'umurimo sekuru Aburahamu atagenje gute? Atakoze, ari wo kwerekana Imana nyamana. Agezeyo yarayerekanye ntiyayerekanye? Yozefu yerekanye Imana kugeza ubwo Farawo amweguriye igihugu kiyoborwa n'Imana. Uwo guhera kuri uwo mufarawo n'uwamusimbuye kugeza kuri Farawo, Bibiliya ivuga ngo uyu Farawo we ngo himika umwami utazi nde? Ntabwo ari ukutamumenya, kuko ntibyari bushoboke ko utari bumenye Yozefu uri umunyegiputa, biturutse kuri amateka y'icyo Yozefu yakoze agacungura Egiputa ku bw'Imana. Ahubwo uwo mufarawo wagiyeho, ku cyigisho twahereyeho, murabyibuka icyo twahereyeho? Nicyo twahereyeho tuvuga ku kubaturwa ko Abisirayeli bakurwa hehe? Muri Egiputa. Kugeza kiriya gihe abafarawo bose babanjije bari bazi Imana, ariko uriya mufarawo we agambirira mu mutima we kwirengagiza Imana yande? Ya Yozefu, yariyo y'Abisirayeli, kuko umugisha Imana yabahaga wamuteye impagarara. Yabonye ari ubwoko bugwiriye, bufite ubutunzi, bufite imbaraga n'ubwenge, aravuga ngo yibwira mu mutima we ko bazabarusha amaboko bagatwara igihugu cyose. Arangije akoresha imbaraga za Satani ngo arwanye Imana. Uwo mufarawo rero yarwanyije Imana yihandagaje. Imana iramuburira biranga ku cyago cya mbere, ku cyago cya kabiri biranga, kugeza ku cyago cya kangahe? Cya 10. Imana imuciraho iteka. Kuki itamurimbuye akigira iki gitekerezo? Kuki itamurimbuye ku cyago cya mbere? Ni ukugira ngo inzabya zidakwiriye kugirirwa imbabazi zigaragarirwemo kwihangana kw'Imana. Nta kindi cyigisho Farawo yagombaga kwiga, kuko ibyo abafarawo bamubanjirije bari barize byari byo. Ari nayo mpamvu nta bindi byigisho muzongera kwiga, keretse niba imitima yanyu yifuza kwiga. Yego, kuko nahoze ndi gutekereza umunyeshuri uri mu ishuri, narebye ibintu ababyeyi bakora kuri uwo munyeshuri, ndeba ibintu mwarimu akora kuri uwo munyeshuri, ndeba ibintu ikigo gikora hehe ku munyeshuri, ndeba ibintu leta guverinoma ikora kuri nde? Kuri uwo munyeshuri. Ndeba ukuntu isi yose itegura integanyanyigisho ku munyeshuri umwe,
n'amafaranga n'integanyanyigisho n'ibikoresho. Ndareba ndebaza ariko ubundi umunyeshuri ubundi wakora iki? Akora iki? Ndende yicara ndatekereza akora iki? Nimurumva akora iki? Uwe ikintu akora ni ikintu kimwe, ni ugushaka kwiga gusa. Ibindi bireba iwabo, bikareba ikigo, bikareba igihugu, bikareba kugeza ubwo n'itangira ry'abanyeshuri rigeze ibintu byose birahagarara, ariko umunyeshuri bakamugeza hehe? Mu ishuri yigamo, imodoka zirabura, amabudika, mbese umunyeshuri akora iki? Akose mana. None kuki umunyeshuri yirata nkaho wagira ngo niwe rebu cyangwa nesajya uyateguye integanyanyigisho, ko yirata nkaho wagira ngo niwe wari mwarimu ahubwo, cyangwa niwe babyeyi wirihiriye. Ibi ni ibiki by'aba bapagani koko? Ndagira ngo ubimenye neza yuko nutanabishaka abandi bazabishaka. Kuko ahubwo kuri wowe Imana izagaragaza ubutunzi bw'imbabazi zayo, kugira ngo ku murongo wa kangahe wa 23, kugira ngo yerekanire ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzabya z'imbabazi izo yiteguriye ubwiza uhereye kera, arizo twebwe abo yahamagaye, atari mu Bayuda bonyine ahubwo no mu banyamahanga, nk'uko yavugiye no mu kanwa ka Hoseya iti, abatari ubwoko bwanjye nzabita ubwoko bwanjye, kandi uwari inyungwakazi nzamwita inkundwakazi. Kandi aho abantu babwiriwe ngo ntimuri ubwoko bwanjye, niho bazitirwa abana b'Imana ihoraho. Yesaya nawe yavuze iby'Abisirayeli ati, umubare w'abana b'Abisirayeli naho waba nk'umusenyi wo ku nyanja, igice gito kizaba gisigaye nicyo kizarokoka, kuko umwami azasohoza ijambo rye mu isi, akarirangiza bidatinze kandi akarigabanya. Kandi nk'uko Yesaya yavuze kera ati, iyaba umwami Nyiringabo itadusigarije imbuto, tuba twarabaye nk'isodomo, tukagereranywa n'igomora. Noneho tuvuga iki? Tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera, naho Abisirayeli bakurikiye amategeko yo gukiranuka bakaba aribo batayashohoje. Ni kuki? Nuko batashishikajwe no kwizera, ahubwo bashishikajwe n'imirimo, bagasitara kuri rya buye risitaza. 3:3. Nk'uko byanditswe ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye risitaza, urutare rugusha, ariko urwizera ntazakorwa n'isoni. Ibintu turi kwiga birakomeza. Bashishikazwe n'imirimo, ntibashishikazwa no kugenza gute? No kwizera. Umuntu ashishikazwa no kwizera ate? Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, ni nako kutumenyesha ko ibitariho biriho, ni nako kutubwira ko isi yakuwe mu busa ikabiriho. Ngiye kubasomera rero ibiriho, ariko kwizera kuratumbagira kukarenga ibyo biriho, kugasingira ibyo bitariho kukabigira ibyako. Mu mutima umuntu akayoborwa no kwizera atayobowe n'imirimo. Kubera iki? Kubera impamvu ugiye kubabwira, mwifuzwa ibihe byose. Ku ipaji yawe 20. Amagambo ya Yakobo ni ku ipaji 20, ni icyigisho cya kabiri. Icyigisho cya gatatu kivuga ngo igihe gikwiriye gisohoye. Ngiye kubabwira impamvu y'ibi bintu byose, ko ugomba gushishikazwa no kwizera ushingiye ku biriho. Hariho ibiki nibyo ngiye gusoma, kandi Imana iguhishurira ibiriho biri no kukubaho. Amagambo ya Yakobo ajya gupfa yabujuje ibyiringiro. Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza. Nyirinkoni agomba kubanza kuza. Biri mu Itangiriro 49 umurongo wa 10. Inkoni izajya kuva ku bitugu bya Yuda, nyirayo ahita aboneka
ntabwo izajya kumuvaho ataragenza gute, ataraza. Gucogora kw'imbaraga z'Abisirayeli byahamyaga ko kuza kwa Mesiya kwegereje. Inkoni uko ijya kubavaho ni igihamya cy'uko Mesiya yagenje gute, mwibuke ni inkoni y'ubutware. Ubwoko bw'Imana buhabwa ubu bushobozi bwo gutwara imbaraga z'abadayimoni, ariko igihe ubwo bushobozi buzagenda bugabanyuka bukenda gushira, nyir'inkoni azaba agiye kugenza gute, kuza. Yandi magambo, uko gusayisha k'ubwoko bw'Imana bitirirwa izina rya Yesu, abakristo muri rusange, abasenga bose, uko bamanuka basatira gusayisha guheruka, uko imbaraga z'ubutegetsi n'ubutware bari bafite zajya zigenda zishira, maze Satani we akagenda akuzwa, nyir'inkoni agiye kugenza gute, kuza. Tawumve. Gucogora kw'imbaraga z'Abisirayeli bahamyaga gucogora kw'imbaraga z'Abisirayeli byahamyaga ko kuza kwa Mesiya kwegereje, kandi uko Yesu yaje mbere niko azaza n'ubwa kabiri bigenze gute, bimeze. Ni nayo mpamvu ndi kukubwira kwizera ibyo kubona n'ibihe kurimo, kugira ngo ushingire ku kwizera we gushingira ku byo utekereza by'imirimo. Ibintu byinshi tumaze iminsi twiga ni ibintu umuntu ashobora guhindura akamenya ibyo akora n'ibyo atazongera gukora, sibyo? Ibyo bintu utazagira ngo ni agakiza, oya rwose. Nubwo wabyarwa na Aburahamu akakubyara ku bw'isezerano ukavuka witwa Isaka, uri kubyumva? Ku isezerano ryatanzwe n'Imana ukavuka witwa Isaka, ugakurira kwa Aburahamu basenga. Ugomba kwihitiramo kwitanga ukiyegurira Imana nk'uko Isaka yitanze, akajya ku gicaniro akavuga ngo ubwo Imana impamagaye nditanze kubwo kwizera. Ntabwo Isaka yavukanye kamere y'ikiranuka. Iyo yavukana kamere ikiranuka ntiyari bubwire se ngo mpambira amaboko ngo bitaza guhinduka. Uza amatwi? Nkanswe twe twavukiye inyuma y'urugo ayibobo. Ubuhanuzi bwa Daniel bwerekanaga icyubahiro cyo kwimika ingoma ye izasimbura ubwami bwose bw'iyi si, kandi umuhanuzi akomeza avuga ati buzahoraho iteka ryose. Daniel 2:44. Ni kuri cya gishushanyo yarose hakaza ibuye ritariho n'intoki z'iki z'abantu zigakuraho ubwami bwose. Ubwo bake gusa ari bo basobanukiwe n'umurimo wazanye Kristo bangahe kuri iyi si, abandi bari bategereje igikomangoma gikomeye kizimika ingoma yacyo muri Isirayeli, kandi uzaza nk'umucunguzi w'amahanga. Nyamara yahageze. Kwizera niko kumubona. Igihe gikwiriye cyari gisohoye, abantu bari bamaze ibihe mu buhenebere bw'icyaha. Ibi niko byari bimeze Yesu aza bwa mbere. Nababwiye ngo ni nako agomba kuza ubu bimeze. Noneho utega amatwi wumve ko nyir'inkoni atageze hafi ndetse cyane. Igihe gikwiriye cyari gisohoye, abantu bari bamaze ibihe mu buhenebere bw'icyaha, bahamagarirwaga kwitegura umucunguzi. Satani yakoraga uko ashoboye ngo asenye iteme rihuza isi n'ijuru. Harya azaza hari umuhuza hagati, icyo gihe nta muhuza uzaba ukigende gute? Mu binyoma bye Satani yari yarahejeje umuntu mu byaha. Wari umugambi we kunamura abantu ku Mana, ngo asibanganye urukundo Imana ifitiye abantu, kugira ngo Imana ibe yarekera isi munsi y'ubutware bwa Satani. Satani icyo ashakaga nuko abantu bibagirwa Imana, ngo bateshuke inzira zayo, maze bayoboke ubwami bwe. Guharanira kwishyira hejuru kwe byasaga naho bitsinze. Ni iby'ukuri ko buri gihe Imana igira abayihagararira. Ni iby'ukuri ko buri gihe Imana igira abayihagararira. Ndetse no mu bapagani hari abo Kristo yakoresheje kugira ngo avane abantu mu isayo y'ibyaha. Ariko aba bantu barasuzuguwe ndetse barangwa. Benshi muri bo baratotejwe ndetse baricwa. Igicucu cy'umwijima wa Satani cyari gitwikiriye isi, cyagendaga kirushaho kwijima. Akoresheje ubupagani, Satani yamaze igihe kinini ayobya abantu kugira ngo abakure ku Mana. Ariko cyane ukunesha kwagaragariye mu kugoreka imyizerere y'Abisirayeli. Kuko aribo bari bafite imyizerere y'ukuri, kunesha kwe kwaturutse mu kugoreka iki? Myizerere. Niyo mpamvu
intambara yo kwizera ni intambara ihora isuzuma ibyo wizera. Kubera iki? Uyu munsi ushobora kuba wizera ibintu biri byo, nyamara kubwo kubura mwuka wera ejo ukagumana ibyo bintu wita ko bikiri byo, nyamara ejo byahindutse bitakiri byo. Sinzi ibintu mvuze niba mubyumvise. Kubera kubura mwuka wera ngo akongerera umucyo wiyongera ku wundi, ngo ibyari umuseke bihinduka amanywa, ndetse bikure bigere ku manywa y'ihangu. Uri kubyumva? Ukagumana umucyo wo mukabwibwi kandi tugeze ku manywa y'ihangu. Biravamo? Umucyo ukakubera umwijima. Umucyo uje gukosora, hakaba hari ibyo wemerewe kubw'urugero uriho, noneho umucyo waza kugukosora ngo ugukuze, ugatsimbarara ku byo wowe uzi, ukaba uri kwirukana mwuka wera ibyo utabizi. Ari nayo mpamvu bari kutubwira ngo si kubw'imirimo, si no kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye mugomba kuba mufite. Rero mujye muhora iteka mwiteguye gukosorwa no kumva inama z'Imana, mbese mu yandi magambo uhora urwana intambara yo kwizera, y'ibyo wizera, kugira ngo urebe ukuntu kimwe gihereza ikiganza ikindi. Rero Satani ikintu yakoze, yagoretse imyizerere, amaze kuyigoreka ubwo yarazikorera afashe mu cyico. Kubera iki? Abantu bazasigara n'imirimo, ariko imyizerere yagenje gute? Yagoramye. Icyo gihe rero niyo wahavuga indimi z'abantu n'iziki n'iz'abamarayika, ubuze kwizera. Hagume kwizera n'ibyiringiro n'urukundo. Ibyo ukora ibingahe? Ubwo ubuzemo kimwe, nta kindi kiba gikomeye. Nubwo wavuga indimi, nubwo ego mwitonde, kuko uko umuntu arushaho kubona ibintu adashoboye niko ava ku Mana. Ubwo urumva ibintu ari kureba, wari kureba ibyo akora. Ntabwo ari kurwana no kwizera Imana, ari kurwana no gukora. Uko bimunanira niko ava ku Mana. Noneho undi we akarwana no gukora uko abishobora, uri kubyumva, niko atumbagira, akibwira ko ari kujya hehe? Ku Mana. Kandi abo bombi bazahurira Gehinomu. Unanirwa kwizera n'ubeshejweho n'imirimo, bose bazahurira Gehinomu. Ari nayo mpamvu Yesu Kristo we banze ryo kwizera, akaba ari nawe ugusohoza rwose, aba ari we abantu bajya bahora bibuka. Nibavuga kwibuka Yesu, ujye wibuka kwa kubabarirwa. Uko Yesu ababara, uko konyine niko kuzaguhindura. Abantu bari kumva ibintu turi kwiga bakagira ubwoba, kuko biteye ubwoba, nanjye biri kuntera ubwoba, ariko icyo ni igihamya cyo kutizera. Wabyumvise? Kuko muri Kristo Yesu nta bwoba bugenza gute burimo. Reka dufate Yesu tumugire shoferi, wowe uba umugenzi. Teza amatwi. Inshingano z'umugenzi ni ukwizera shoferi, nta kindi. Ntabwo ari ukuvuga iyo uvugije induru imodoka wo gutuma na shoferi, uwo mu isi yabigenza ukundi. Ariko uwo mu ijuru wakwiye ngo mugendane iyo nduru, araparika akakubwira ati urashaka gukomeza kugenda cyangwa urashaka kuvamo? Nimwe munyivaniyemo ngewe. Ubwo bakakukuramo. Ntabwo Imana ikujyana n'induru. Satani agoreka imyizerere, abantu bagakura amaso ku kwizera, bagahita bireba. Mu nkurikirane, mu gutekereza no kuramya bakurikije uko bibwira. Abapagani bari barabuze inzira yo kumenya Imana, kandi barushaho kuba babi cyane. N'Abisirayeli nabo nuko byabagendekeye. Ihame rivuga ko umuntu abasha kwihesha agakiza kubw'imirimo ye bwite, niryo rufatiro rwa buri dini rya gipagani. Abantu bose batekereza yuko agakiza kazaturuka ku mirimo yabo bwite, urwo nibwo rufatiro rwa buri buyobe bwose bubaho bwa gipagani. Noneho ryari rimaze guhinduka ihame ry'idini y'Abayuda. Noneho rimaze kuba ihame ry'abizera, ubwo ntibakizera rero. Niryo hame ry'abantu. Abantu bose iby'Imana iyo bije bahita bareba ibyo bakora, ahubwo ngo barebe Imana ije, bakiruka kuko bumvise imirindi y'iki? Y'Uwiteka. Ihame ry'ubuyobe rwose.
satani yari yarabibyemo iyo mbuto, aho rikurikizwa hose abantu ntibaba bagifite ikibakingira gukora icyaha. Aho iri hame riri ntabwo abantu baba bafite ikibakingira gukora iki, kubera iki? Bibwira ko bari kwirinda icyaha, ahubwo akaba ari bari kugenza gute, bari kugikora. Aho kugira ngo bacunge kwiyegurira Imana, bacunga ko batari gukora icyaha, kandi ubwo baba bari gukora icyaha. Aha rero, aha hantu niho ndi kubabwirira ngo murwane intambara yo kwizera, mwe kurwana iy'imirimo. Ubutumwa bw'agakiza bugezwa ku bantu hakoreshejwe abantu, ariko abayuda bo bashatse kwiharira ukuri ariko guhesha ubugingo buhoraho. Bari barihishiye manu, ariko yaje kwangirika. Imyizerere bagerageje kwikubira yahindutse urukozasoni. Bambuye Imana icyubahiro cyayo, maze bashukisha iyi si igisa n'inkuru nziza. Bari baranze kwiyegurira Imana ngo bahabwe agakiza kazaniwe abatuye isi, maze bahinduka ibikoresho bya Satani byo kurimbura isi. Ibi bintu biteye ubwoba. Ab'Imana yari yarahamagariye kuba inkingi z'isoko y'ukuri bahindutse abahagarariye Satani. Bakora umurimo Satani yifuzaga ko bakora. Bakora ibitukisha izina ry'Imana, bagatuma ab'isi bayibona nk'itegekesha igitugu. Abatambyi bakoraga mu buturo bwera bari barateshutse, ku buryo umurimo wabo wasuraga. Ntibari bakirenza amaso ibitambo ngo barebe uwo bishushanya. Gutamba ibitambo basaga n'abakina ikinamico. Ibyejejwe Imana ubwayo yitoranyirije byahinduwe ibyo guhuma ibitekerezo no kunangira imitima. Imana ntiyari ikibasha gushyikira umuntu binyuze muri ubwo buryo. Iyi gahunda yose yagombaga gukurwaho. Hagomba kubaho ivugurura riteye ubwoba. Reka mbabwire, nababwiye ngo uku niko Yesu yagiye kuza bwa mbere bigenje gute bimeze. Agomba kuza inkoni igomba kumusubizwa neza neza, haburaga gato ngo bigenze gute izina ryayo risibangane mu isi. Ntabwo nzi niba uri kwinginga Imana nk'umuntu uri kubona yuko ariko bimeze. Ikinyoma cy'icyaha cyari kigeze ahirengeye. Uburyo bwose bwo kwangiza imibereho y'umuntu bwashyizwe mu bikorwa. Uburyo bwose bwo kwangiza imibereho y'umuntu bwashyizwe hehe? Mu bikorwa. Umwana w'Imana yitegereje ku isi, abona imibabaro n'agahinda, afite imbabazi nyinshi. Yabonye uburyo abantu bahinduwe iminyago n'uburakari bwa Satani. Areba n'impuhwe abo bose banduzwa n'imico mibi, bicwa kandi barimbuka. Ufite uyu mutima niwe ufite umwana w'Imana. Areba n'impuhwe abo bose banduzwa n'imico mibi, bicwa kandi barimbuka. Bari barahisemo umutware wabazirikiye ku modoka ye nk'abacakara. Teza amatwi. Mu buyobe no gushukwa bagenderaga mu nzira y'umwijima ibaganisha mu kurimbuka kw'iteka ryose, mu rupfu rutagira ibyiringiro by'ubuzima, mu ijoro ridakurikirwa n'igitondo. Ingabo za Satani zari zifatanije n'abantu. Umva uru ruvange. Imibiri y'abantu yagenewe kuba ubuturo bw'Imana yari yarahindutse ubuturo bw'abadayimoni. Teza amatwi. Nyine niba guhera ejo mu minsi ishize twarabonye guharaturwamo ishusho ya Satani kuva tuvutse, bigakubitiraho na kamere y'icyaha twavukanye, uburere n'uburezi twahawe byose birushaho gushimangira icyo kintu. Neza neza neza, icyo ni igihamya cy'uko Kristo do. Imibiri y'abantu yagenewe kuba ubuturo bw'Imana yari yarahindutse ubuturo bw'abadayimoni. Imbaraga z'umubiri zumva, iyo undi yavuze imbaraga z'umubiri zumva, ni umutuzo w'intekerezo no gushyira mu gaciro no gusobanukirwa icy'ukuri n'iki kinyoma. Ibyo bintu nibyo byitwa ngo iki? Imbaraga z'umubiri zumva. Mu Cyongereza ni ibyitwa nerves. Nerves ni imiyoboro y'amashanyarazi ajyana amakuru ku bwonko, akongera akanayagarura mu ngingo, akamenyesha umuntu icyo gukora. Yego,
ubu reka mbaho urugero, umuntu avugije induru hariya ku muhanda, urumva iryo jwi rica mu gutwi, noneho amakuru ari ibyumviro byumva bye bikajyana mu bwonko icyo kintu yumvise, bugahita bukubwira ngo ni induru bari guhuruza, uri kubyumva, haguruka ujye kugenza gute. Ibyo ni byo bice byumva by'umuntu, izo nzira n'izimana inyuramo ikumvisha, rero zirapfa ku buryo ziba zitakigenza gute, zitacyumva. Reka mbaho urugero, mwambayeho kuteri ugashyiramo volume nyinshi ku buryo wumva bidundiramo hano, uzikuyemo noneho umuntu akavuga gake waramwumvaga. Icyo rero nicyo ibyumviro byumva biciye mu gutwi, ubwo byabaga byendaga gupfa rwose, urumva. Noneho umuntu yavuga mu buryo busanzwe ntumwumve kuko ibyumviro byagejejwe, kuko ubundi mu gutwi reka harimo akantu, reka nkagereranye n'umusatsi cyangwa nkagereranye n'ubwoya, uri kubyumva. Aka kantu ijwi iyo rigakubise karanyeganyega, uko kunyeganyega kwako nibyo bibwira ubwonko ijwi uri kuri kunyumva, uteze amatwi nyine ubu uri kunyumva kuko ubu kari kwinyeganyeza, uri kubyumva. Reka nkita akantu kuko ntabwo nzi ko bakita mu kinyarwanda, yewe no mu cyongereza simbyibuka, uri kubyumva. Uko kari kwinyeganyeza, uri kubyumva. Ubu niba ndi kuvuga gake mu matwi yawe do biri kunyeganyega nka gutya, mvuze cyane do kagenza gutya, uri kubibona. Noneho iyo bibaye byinshi cyane haba ubwo kagwa ntikabyuke, uri kubyumva. Ubwo nikagwa ntikabyuke, noneho ijwi riraza ribura icyo rigenza gute, icyo rikubita, ubwo icyo gihe ntabwo uzumva. Mbere y'uko kagwa burundu rero kagenda kagwa, ubundi reka tuvuge ko kari gahagaze gutya. Uko umuntu agenda akura ibyo byumviro birapfa, cyangwa uko yangiza ingingo ze. Niba yarakomeje kumva ibintu byo mu rusaku cyane, karagiye karahengama rwose, wenda yigiye kaba kameze nka gutya, kagahengama kakaba kenda kugenza gute, kuryama burundu. Niyo mpamvu iyo abantu bageze mu zabukuru uvugira mu gutwi kwe ngo agenze gute. Buriya buryo rero ibyo byumviro byumva nibyo buryo bwonyine Imana icamo. Rero iyo abantu bamenyereye ibikabura bivugiriza induru mu matwi, iyo uvuze gake ntabwo bagenza gute, ntabwo bumva. Niyo mpamvu ijwi ry'Imana ritumvikana, kubera ko mu bwonko bw'umuntu harimo induru y'ibindi bintu byinshi, imitsi yumva nibyo ndi gusoma ikagwa ikinya, cyangwa ntigenze gute yo. Nigeze hano havuga ngo imibiri y'abantu yagenewe ku buturo bw'Imana yari yarahindutse ubuturo bw'abadayimoni. Imbaraga z'umubiri zumva, zikabakaba, zigira ibyifuzo, ingingo z'umubiri w'umuntu, urumva ibyo bintu ko ari iby'umuntu nyine, zakoreshwaga n'imbaraga idasanzwe mu kwitabira kwifuza ibidafite umumaro. Abyumvise imbaraga bikoreshaga. Rero ibi nibyo bikoreshwa nanone n'imbaraga y'Imana iyo umuntu ari kwihana. Ikimenyetso cy'abadayimoni cyahatiwe kuba mu ruhanga rw'abantu. Ikimenyetso cy'abadayimoni cyahatiwe, uku niko Yesu yaje bwa mbere bimeze, harya niko agomba kuza bimeze cyangwa siko bigomba kuba bimeze? Niko biri ubu. Ikimenyetso cy'abadayimoni kirinda kugushyika neza. Iyi mibereho y'abantu yagaragazaga ikimenyetso cy'ingabo z'icyaha cyari cyarababase. Abameze nk'abo nibo umucunguzi w'isi yifuzaga kwakira. Mbega uko bisa kugira ngo umuziranenge uraho yitegereze ibyo. Abameze gutya, twe tumeze uku, nitwe Yesu yifuza gucungura, akadushyira muri ba bantu batigeze bakora icyaha mu 144. Abantu babarwaho gukiranuka, abantu babarwa ko ari abaziranenge, ko ari abari bakurikira umwana w'intama hajya hose mu ruhanga rwabo, aho kugira ngo babe bafite ikimenyetso cya Satani, bakaba bafite ikimenyetso cy'Imana. Aba bantu nibo Yesu ashaka gukuramo abo bantu bandi. Niyo mpamvu nudashingira ku kwizera guhanitse umutima wawe, ugashingira ku mirimo, uraba uri kureba ibintu bizakurimbuza. Icyaha cyari cyarabaye ubumenyi, icyaha cyarigwaga,
basoza bakaguha diguri. Icyo gihe ubu ngubu bwo baguha n'akazi. Naho ingeso mbi zarahinduwe nk'izera kandi zigize umugabane w'idini. Ubugome bwari bwarashinze imizi mu mutima, kandi ibikorwa by'urugomo by'umuntu nibyo byari bihanganye n'ijuru. Byagaragariye isi yose ko uretse ubushobozi bw'Imana umuntu ntiyari kubasha kuva aho yaguye. Uretse ubushobozi bw'iki? Ahantu twaguye ntabwo byashoboka kugenza gute? Ibyo ntibishobokera abantu, bishobokera ugende gute? Uwizera. Uwizera akora imirimo Imana ikora, ngo unyizera imirimo nkora azagenza ate? Azayikora. None imirimo Yesu akora wumva wayikoresha? Kuko yanongera abantu ntacyo mubasha gukora mutagenze gute? None uramufite? Niba umufite ujye uhishurirwa icyaha mu kukubabarira kwe. Ntugahishurirwe icyaha mu kintu ugiye gukosora, ahubwo ujye uhishurirwa icyaha mu kubabara kwe. Imana ibumvisha ikintu mbabwiye. Umuntu uzarokoka ni umuntu uhishurirwa inenge, ibyaha, imibereho ipfuye twabayeho, ariko bigahishurirwa mu mibabaro ye. Uretse ubushobozi bw'Imana umuntu ntiyari kubasha kuva aho yaguye. Ibigize ubuzima bushya n'imbaraga byagombaga gutangwa ku buntu n'uwaremye isi. Ibigize ubuzima bushya n'imbaraga byagombaga gutangwa ku buntu n'uwaremye isi. Ari nayo mpamvu abantu mugirana umwiherero n'Imana uteye ubwoba kugira ngo wakire ubwo buntu mu mutima wawe, nk'icyangombwa kimwe rukumbi kiri bugukure muri iyi mibereho, kandi kikaba ari nacyo cyangombwa rukumbi uzerekana imbere y'Imana kugira ngo winjire mu bikari by'ururembo. Wibuka nta bwenge bamubazaga urwandiko n'urunguru yabazwaga. Abaturage bo mu mibumbe itaracumuye bari bafite amatsiko yo kubona Yehova ahaguruka agatsembaho abatuye isi. Kandi iyo Imana iza kubigenza ityo, Satani yari yiteguye gukomeza umugambi wo kwigarurira ibiremwa byo mu ijuru. Iyo Imana ibikora nk'uko yabikoze mu gihe cyo kwa Nowa no kwa Loti, Satani yari yiteguye gukomeza umugambi we wo kwigarurira ibiremwa byo mu ijuru. Uri kubyumva? Yari yaravuze ko amahame agenga ingoma y'Imana atuma imbabazi zidashoboka, ko ahubwo ntazi Imana igira. Teze amatwi, ko abantu yabaremeye kurimbuka. N'ikimenyimenyi yari izi ko bazakora icyaha irangije igenzi ite? Irabarema. Niyo tayumvira mwica. Nimurebe nanjye uko yenda kungira. Nibyo Satani abavuga mu bantu. Mu bindi biremwa rero bitacumuye niho yagombaga guhita atera ababwira ngo abo kwa Nowa ntiyabarimbuye, harokotse bangahe? 8. Bo iminsi myinshi yarashize Nowa adasinze. Ni Nowa harya? Hashize igihe kingana icy'uruzabibu rweze yasinze. Umuhungu wa mwandagaza mu bandi se haciye imyaka ingahe? Kwa Loti warokotse hashize igihe kingana iki? Asamanye n'abakobwa nako yabanje no gusinda. Yari afite ibirego bitondekanyije ku buryo noneho ubw'isi yari igiye guhita irimburwa, kuko yose ifite ikimenyetso cye, yari buhita aterera mu masi yandi ataracumuye. Ati mwabibonye? Icyo atazi mutega amatwi. Yesu aravuze ati mwizere Imana nanjye mugenze gute? Yari yaravuze ko amahame agenga ingoma y'Imana atuma imbabazi zidashoboka. Iyo iyi si iza kurimburwa, yari kugaragaza ko ibirego byari iby'ukuri. Yari yiteguye kurega Imana no gukwiza ubwigomeke bwe no mu masi yo hejuru. Ariko aho kurimbura isi, aho kugira ngo Imana ikurimbure, aho kugira ngo ikoreshe irimbure bya bikoresho byo kurimburwa, aho kugira ngo Imana ikurimbure nubwo wasayishije, aho kugira ngo Imana ikurimbure nubwo wabiyogoje. Urumva? Aho kugira ngo ikurimbure nubwo utakongera ngo ubisane. Ubu hari ibintu ndi kwihana mu mutima, nkahumurizwa no gusanga ari ukunguka Imana yabigene. Uko nyine turi kwiga.
n'ibintu ntiwabisubiza inyuma, noneho ntiwakora n'ibyiza ngo bisibe bya bindi bibi wagende gute wakoze. Niyo waba warakoze ibyiza gusa kuva ubayeho nabyo ntibyakemerwa imbere y'iki y'Imana. Mana inzira yawe irahera koko. Umva, ariko aho kugira ngo Imana irimbure isi, Imana yohereje umwana wayo ngo ayikize. Satani yaravuga ati noneho ubu ubwo yanyirukanye mu ijoro ariko ndasubirayo, reka iyirimbure kuko nta muntu ku isi n'umwe usigayemo atunganye. Hari hashize imyaka 400 irenga muri Isirayeli nta muhanuzi urimo, guhera kuri Maraki kugera kuri Yohana. Imyaka 100 angahe? Aribwo bwoko bw'Imana. Igihe marayika yagenderaga Zekariya ariwe mutambyi mukuru, yarizeye cyangwa yarashidikanyije? Yarashidikanyije abikiraga impaka Yohana avutse. Yohana agiye kuza yagendeye mu nzira hejuru, wavuze ngo iyi nzira bacishaga, inzira Imana yari yagennye agakiza kazacamo yose yahise yikuraho, kuko ako gakiza ntabwo kari kakigenza gute kakiboneka. Yohana yaduka batiza nta hantu biri muri Bibiliya, nta n'uwabihanuye mu mizingo ngo bazabatizwa mu mazi menshi. Reka n'undi murongo hejuru twari twasomye ngo ibyejejwe Imana ubwayo yitoranirije byahinduwe ibyo guhuma ibitekerezo no kunangira imitima. Inzira yo gukizwa yahisinduka inzira yo kugenza gute yo kwinangira. ahubwo Imana ntiyari ikibasha gushyikira umuntu binyuze muri ubu buryo. Iyi gahunda yose yagombaga gukurwaho. Niyo mpamvu babwiye ngo umuhungu wa Zakariya yazanye umubatizo nta hantu uba muri Bibiliya mbere y'icyo gihe, hano wawuhanuye, keretse ngo hazaza umuhanuzi utunganyiriza abantu inzira muri Yesaya 6:1, niba atari 6 kangahe sinibuka, ariko harimo ubuhanuzi bwa Yohana nka Eliya wa kabiri. Urumva, mbere nzohereza umugaragu wanjye niwe uzatunganya inzira, asanganye imitima yabase, ateguriza umugaragu wanjye ari we Kristo. Ibyo byo bwari ubuhanuzi, ariko nta wari uzi ko ibyo bintu bizagenza gute bizagenda. Aho kugira ngo Imana ize kurimbura isi, ahubwo nibwo yaje kuyikiza. Umva kwibwira kwa Satani ukuntu bitandukanye no kwibwira kw'Imana. Ariko muri iki gihe Satani ari kuvuga ko isi yo itazarimbuka noneho, ndetse n'abavuga ko igiye kurimbuka bari kuvafunga babafunge. Yewe uri kubyumva? Ahubwo dufite iterambere riteye ubwoba. Ubu turi kujya mu ikoranabuhanga. Ubu noneho isi ntizagenza gute? Ntizarimbuka. Nibwo butumwa afite, kugira ngo noneho ahubwo irimbuke. Nk'uko hano yibwiraga ko izarimbuka, noneho Imana ikagenza gute ikayikiza. Ubu uko bari kuvuga ngo ni amahoro, Yesu araje. Ahubwo kubera iki nta mahoro ahari? Kubera icyaha. Aho kugira ngo, ariko aho kurimbura isi, Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo ahubwo umwizera wese atagenza gute Imana. Aha niho nyikundira. Aha niho hatuma nongera nkihana, nkayibwira nti warambabariye mumbabarire, ariko ntabwo nifuza gukomeza kumera gutya. Oya rwose. Nubwo kwangirika n'urugomo byabonekaga mu bice byose by'abanyamahanga, inzira yo kubakiza yari yarateguwe. Mu gihe nyacyo cy'akaga, ubwo Satani yasaga n'ugiye gutsinda, Mwana w'Imana yaje azanye ubutumwa bukomeye bw'ubuntu mvajuru. Uhereye kera kose, mu gihe cyose, urukundo rw'Imana rwari rwaragaragarijwe ubwoko bwayo bwacumuye. Nyamara nubwo abantu barushagaho gusaya mu byaha, ibimenyetso by'imbabazi byakomeje kwerekanwa. Nuko igihe gikwiriye gisohoye, ijuru rihabwa icyubahiro kubwo gusukwa mu isi k'ubuntu busendereye bw'agakiza, butashoboraga gukumirwa cyangwa ngo busubizwe inyuma kugeza ubwo inama y'agakiza izaba yuzuye. Ikintu nenda kubabwira rero ni iki ngiki. Nyamara nubwo abantu bari barashijeho gusaya mu byaha, ibimenyetso by'imbabazi byakomeje kwerekana. Ikindi kintu kiranga ko imbabazi z'Imana zikiri ku mutima w'umuntu, keretse iyo uwo mutima uhagaze muri nyirawo, wifuza icyawurokora ibyo biwuhagaritse. Igihe ibyo biwuhagaritse ari icyaha. Ariko igihe umutima ufite ibishinja, igihe umutima uri gucogora ariko utabishaka, ushaka kwiyegurira Imana, igihe umutima ugaragaza ko hari icyo ukennye,
nicyo gihe cyonyine biba bigaragaza ko uwo mutima ufite imbabazi z'Imana, wanazibona ukabaturwa. ariko igihe umutima udakabakarwa rwose, igihe umutima utabona ko hari icyo ukennye, uwo mutima ntacyo umarirwa. aya magambo niyo ndibuze gusorezaho mvuze, niyo ndibuze gusoma nsoza, kandi niyo ngiye kugera. ariko mbere ko nyasoma reka nsomaya. Satani yishimiraga ko atsinze mu gutesha agaciro ishusho y'Imana mu bantu, maze Yesu azanwa no kugarura mu muntu ishusho y'umuremyi we. uko Satani yishima twiga biriya bintu kandi duhishurirwa ububore yadushyizemo, Imana y'ibiri gukora umurimo wo kugarura ishusho yayo hehe? Muri nge, muri wowe. maze Yesu azanwa no kugarura mu muntu ishusho y'umuremyi we. nta wundi usibye Kristo we ubasha kurema bushya imico yangijwe n'icyaha. Muribuka ko turi muri iryo shuri, yaje kwirukana abadayimoni bari barigaruriye ubushake bw'umuntu. Ubushake bw'umuntu bwari bwarigaruriye n'abadayimoni, cyangwa twigaruriwe n'ubushake bw'abadayimoni. Icyo Imana iri gukora ni ugukuramo ubwo bushake, bashyiramo ubushake bwayo. Yaje kudukura mu cyavu, kurema bushya imico yangiritse, ngo ikurikize imico ye mvajuru, kandi ngo igire ubwiza bw'icyubahiro cye. Imana ihabwa icyubahiro. amagambo asoza. Yesu ashimwe. aya magambo ngiye gusorezaho muyakire mu mitima yanyu impande yose. Uwiteka avuga, nimubifuzwe ibihe byose ku cyigisho cya 31 kivuga ngo icyigisho cyo ku musozi, ipaji 199. ndagira ngo mbabwire ikintu turi kwiga ni ikintu gikomeye cyane cyakugumisha mu ishuri, kubera yuko iri shuri ntago ari ishuri biga kubw'imirimo. mu ishuri ubundi risanzwe abantu baribeshwaho nuko batsinda bimuka, yego bashoboye gukurikiza iby'ishuri risaba, sibyo? iyo bikunaniye ugenza ute? urataha. ntabwo wasibira 1 2 3 4 5 ngo ubukiga, yego ntibakwirukana ngo bagohe weekend 1 2 3 4 5 ngo babe bakikwemera, barakwirukana. ariko iri shuri rya Kristo ryo rigusaba ikintu kimwe, kwizera ko uzarisoza amahoro. guhamamo, ntuturumbuke ngo wiruka nkuvemo, gumamo, ugumane kwizera, ubundi umurimo uburekere mwarimu. n'ubundi nasanze umurimo w'umunyeshuri ari ugushaka ibyo gusa, ubundi uko abishaka niko mwarimu ari cyo akora, ababyeyi be nicyo bakora, na leta nicyo ikora. none Imana yatanze umwana wayo, mugira ngo byari biyoroheye? nayo iritanga ubwayo, Mwuka Wera aritanga, abamarayika baritanga, ijuru ryose n'andi masi. rero ndi kukubwira ikintu wowe usabwa, ikintu ugiye gusorezaho usabwa kugira ngo iri shuri turiminuke. nituzajya twiga ujye wumvira mu kubabara kwa Yesu kuruta kukumva kukuba utarabisohoza cyangwa utazanabishobora. amagambo Yesu ku ipaji 99 ku gasubika 3 avuga ngo amagambo Yesu yabimbuje avugana n'abari aho ku musozi yari amagambo y'umugisha. yababwiye ko hahirwa bemera ko ari abakene mu by'umwuka kandi bakiyumvamo ko bakeneye gucungurwa. aba bantu bagenje gute? umuntu ibi bintu abyumvamo ryari? igihe afite umutima umushinja ingeso ze mbi, imico ye mibi n'imyumvire ye mibi. iyo ntabyo afite, mwaje mwumve ingorane. ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa abakene. niyo mpamvu ntacyo byakumarira niba atari kumeza. uzumva ibi bintu wese nta kintu bizamumarira keretse niba hari icyo yumva akennye kigendanye n'ubugingo buhoraho. ntabwo buhishurirwa abantu biyemera mu by'umwuka, babandi bavuga ko ari abakire kandi ntacyo bakennye, ahubwo buhishurirwa biyoroheje kandi bemera ibyaha byabo bakanababazwa nabyo. hariho isoko imwe rukumbi yafukuriwe icyaha, ni isoko yafukuriwe abakene mu by'umwuka.
umutima wiyemera uhatanira kubona agakiza, ariko ari ukugahabwa ndetse no kuba tugakwiriye byose tubibonera mu gutungana kwa Kristo. Nta kintu Imana ishobora gukorera umuntu ngo imukize kugeza igihe yemejwe mu mutima we ko ari umunyantege nke, kandi akiyambura kumva ko we ubwe hari icyo yimariye, maze akiyegurira Imana ngo abe ariyo imuyobora. Ubwo nibwo aba ashobora kwakira impano Imana yiteguye gutanga. Bitameze gutyo ntabwo aba yiteguye kwakira impano Imana yagenje gute yatanze. Nta kintu ashobora kwima umuntu, nta kintu ishobora kwima umuntu wiyumvamo ubukene bwe. Imana nta kintu ishobora kwima umuntu wiyumvamo iki? Uwo muntu aba afite uburenganzira ndakumirwa bwo kugera kuzurirwamo n'ibintu byose. Nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ivuga, ituye ahahoraho ivuga. Izina ryayo ni uwera, ikavuga iti aho nuye ni hejuru kandi harera, mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure n'abafite umutima imenetse. Niba rero utari kuboneka imbere y'Imana mu mutima wawe ngo ubone icyaha, ngo ubone icyo ukwiye gusaba Imana, ukaba utari kubona ibihe byo gupfukama ngo winginge Imana uyimurikire ubukene ufite hehe, ngo uyaturire ibyaha byawe uyifuze kurokorwa, ngo ukomeze uyifuze mu bugingo bwawe kuruta ikindi gihe, ahubwo ukaba umeze nk'umuntu uri kuvivura, uzatungurwa no gusanga hari ibyo ukennye utari uzi kandi ubisabwe, kandi usanga ntabwo bigenda gute, uzasanga ukeneye amavuta mu mperezo kandi ntabwo wari uzi, kandi igihe cyo kuyacana kigenze gute, kirageze. Niba utari kubibona ubu ngo Imana iguhe umugisha imbere y'Imana, noneho uyibwire uti rero Mana njyewe nta n'ikibazo mfite, kandi ufasha abafite iki, ntacyo nkennye, ndatunze ndatunganiwe Mana, ndumva nkize, ndumva nta kibazo mfite Mana, uko numvisha ufasha abakene, abayishyira hejuru n'abiyemera abatunze n'abakire ko ntacyo, kuko basezerera amaramasa. Usenge ibyo maze Imana ikumenyesha ibyo ukennye kugira ngo ubishake kandi biguhe, ngo uyu muntu afite uburenganzira ntakumira. Imana ishimwe ko yabushyizeho kandi yabugennye ku buryo ubu nizeye ntashidikanya mu mutima wanjye ko na Satani ntacyo yakora ngahagarika umuntu ufite ubukene kandi ari gusanga Imana. Ahubwo icyo Imana yikora, urumva, yamukiza no ku munota wa nyuma. Oya, yamukiza banabambanye hehe? Ku musaraba. Imana yamukiza no ku rupfu rw'abana bayo. Imana igomba gukiza uyu muntu cyangwa se uwo muntu ibyo yumva akennye akabivamo. Ntabwo Yesu azahaguruka ku ntebe y'imbabazi hari uzishaka. Kandi Imana ntabwo ari Imana bereka ngo Mana ndikuzi. Reka nsome amagambo nyasoreza mwihangane mumbabarire. Ntabwo Imana, reka mbisome murahita mubyumva, utagira ngo uzaguma winihishwa wiririshwa ngo ukennye mu mutima, nkaho Imana nyine wayicacarika ukayibwira ubugambi ikabwemera. Imana ireba ibyiherereye biri hehe mu mutima, niba utayishakira bizi. Reka mwumva aya magambo, hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Ntabwo icyo Kristo yigisha muri aya magambo ari uko mu gushavura ubwabyo harimo imbaraga ivanaho iteka umuntu yumva aciriweho kubera icyaha. Gushavura ubwabyo ntabwo bifite imbaraga yo gukuraho umuntu iki, oya, ntabwo ashyigikira kujijisha amatwi. Ukuntu abantu bipfunishwa, bakihigimishwa, bakimyoza, bakigirishwa agahinda. Ibyo bintu niba waranabigize mu rutonde rw'ibyaha wihana nabyo bishyireho. Imana si umuntu ngo wayineguriza akazuru cyangwa ngo birashukwa n'ibisa n'ubutungane. Reka da, ahubwo igitangaza cyayo irakubwira ngo nuniyiriza ubusa ukarabe mu maso ntagire n'ugenza gute, nubimenye. Ariko kuko izi ko icyaha gitera agahinda, izi ko abantu bagomba gushavuzwa nacyo, ariko iri guciraho iteka bijijisha. Mwarijijishije ukigirishwa nkaho uyishaka, yakubonaga neza yuko nubwo ubyigirishijwe ntabyo ushaka, utanabyisengeshwa. Oya, uyibwire uko we wumva biri. Niba wumva umutima ukakaye nk'urutare, uyibwire uti Imana ibyanjye biranyobeye, umutima wanjye nibuye ntukorwaho, nta n'ikintu numvise kuva twatangiye. Nibura usenga ibyo.
uyibwira uti ntacyo nkennye, aho kugira ngo wijijishe wirize wabona ishyano. Dore mutumye ngaruka kubibabwira, ubu ni umuburo mbwira amatorero. Abantu bishakishije Imana baza banabeshya ngo bayibonye, kugeza na n'ubu ntituzi abayibonye n'abatarayibonye. Harabura gato, ibiri kubira mu mitima bigiye kumeneka noneho ndore. Ntabwo ishyigikira kujijisha cyangwa kwikoza isoni ku bushake, ariko ko Imana yabibonye, ibaze ko yanabyanditse mu nyuguti zayo, kuko izi ko umutima unangiye utanamenya kuri gukora icyaha, nubwo wabimenya ukomeza ukagenda ukajya kugenza gute kugikora. Ntabwo gushavura yavugaga ari ukugendana n'agahinda ndetse n'amaganya. Nubwo duterwa agahinda n'icyaha, tugomba kwishimira amahirwe y'agaciro gatangaje yuko turi abana b'Imana. Ni imbaraga igomba kuba iri mu mutima ihamye ishikamye. Ntabwo ari ibyo wigira, dore abagira ibyo bigira ni ya mirimo, kuko Satani ibyo arabigororera. Ugira iryo shava kari kumara akaguha amahoro n'umunezero, kuko wakoze ibyo ashaka nawe arakugororera. Rero mbibabwiriye kugira ngo mwegere Imana muyibwize ukuri, kuko aya masengesho yaba ya nyuma. Kandi ndababwiza ukuri ntabeshya imbere y'Imana, ntabwo ariyo ya nyuma gusa, nta n'ayandi muzabona. Ibindi muzabona niba bitazaba bishinzwe gushyira itafari riheruka kuri ibi, bizaba bishinzwe gukuraho iriheruka wari usigaranye. Ibintu bibi. Reka mbabwire, nta hantu na hamwe kuri iyi si imitima irahagaze ubuhanuzi bwaba, nta hantu na hamwe ushobora kumva ijwi rikomanga, keretse abari kuvuga ngo noneho cya kimenyetso cyagenje gute, cyahageze, noneho barapfuye abagenje gutya na gutya. Kandi koko niko bimeze. Rero utagira ngo uwo mutima umeze uko nguko uzongera umere uko, ntabwo Imana izakugarukaho gutyo. Ahubwo izagaruka uvuga ngo wanduye agumye agenze gute, uwera agumye yere, kiranirwa agumye akiranirwa, byo kujijisha birangiye. Imana igiye guhitamo kuyizera no kurwana intambara yo kwizera mu izina rya Yesu.